induru zari mu mushinga bagaceceka n'uburyo urangiye bawuhereje undi. Ndakeka ko n'umuvunyi bamwicaje. Ndakeka ko aba bataramu babiri bashobora kuba baricaje mu. Oya muvunyi yageze aravuga ati niba ikibazo ari uko mwafata ibiro kugira ngo mukore ibi bintu ndabaha ibiro muri hoteli yanjye. Burikoreraga muri hoteli. Ko n'uvuga ngo bakorera mu Gishushu se? Si we se ku Gishushu? Sikoze kwa muvunyi. Kwa muvunyi Rutarama. Hoteli niho tuye ku Gishushu. Tuye Nyarutarama. Atuye Nyarutarama ntabwo atuye ku Gishushu. Ni Gishushu ujya Nyarutarama. Uburenze Gishushu hari kijya. Kwa muvunyi kandi ngira navuze ngo niyo nzu yahabanje Nyarutarama. Ibihuru ndahazi. Najyaga njya Gacuriro hari ushatse wahita Gishushu cyangwa Nyarutarama. Nyarutarama. Abantu batahazi ubwo nibo bava mu Gishushu. Nyarutarama. Ngewe icyo mbaza kiroroshye uyu mushinga bihaye target yaryari. Aha nibyo nakubwiraga nibyo muri ko muvuzeho bushize muri press conference. Barashaka noneho uyu mushinga uva kuri bagakwaya n'abakozi bazaba bashinzwe projet ndumva ngo n'abanuza barimo bande uyu mugabo Mike Runiga babisha bose ngo barahuguwe barimo barakora. Ni ukuvuga ngo hazaba hari noneho bodi y'abantu b'abahanga nabo biga imishinga. Wataramu nibo twavuze ba Felix Jari mu banki Batiste ba Muhire bari mu banki ba Jeune Mike wo muri RBC n'abandi b'abahanga Karenzi bicare biga imishinga icyo ndi kubona yo gukoresha ayo mafaranga byari inyungu Gakwaya itunge Rayon Sport mu buryo burambye. Niwe ugiye kuyobora ni ikiragano gishya muri Rayon Sport nshya ko niwe ugiye kuba biteretse ku mutwe. We ni project coordinator ni nka project manager uzaba shinzwe ubuzima bwa buri munsi. Bazabafite office bafite call center umure yahamagara avuga ati aha ko nta sobanukiwe ese ko byagenze bitya ese nakwishyura gutya. Bazaba bafite call center. MTN izajya itanga raporo, Rayon izaba ifite raporo, nuvuga izaba ishobora kubona amafaranga yinjira. MTN, Airtel, bank bose ukuvuga abantu bane se ushobora kubabeshya. Ushaka hariho na Ben arayaca ku ruhande ahantu hariho na Ben icyiza kibi ntayaca faranga ntayaca ku ruhande pe nta karimo ku giti n'amafaranga yera nta handi wahura nayo. Umurezi azayatanga n'umutima utuje avuga ati agiye kubaka Rayon by'igihe kiri y'amateka. Uwitwa Magnifique imbere titre yandike New Era Rayon Sport miliyoni 100 anda ko muri miliyoni 1 z'abakunda Rayon Sport mu Rwanda simusaba mu mahanga mu Rwanda miliyoni 1 bakunda Rayon Sport harimo abahembwa harimo abikorera miliyoni 1 bashaka kwishyura 30. Tubonye ko ari miliyoni 30 miliyari 30. Rayon Sport igiye mu karere ka Bugesera niho hantu hari ahantu henshi harambitse ikagura mubona ko hari ahantu henshi hatubatse hari ibibazo bigurishwa byinshi ikagura ahantu hanini hectare 2 ashyira ibikorwa byayo kuvuga ngo ninubaka na stade ni hano niko uwayobora Gasimba yavuze baguzeho ko $300 by'amadolari aravuga ati ntumunyobye ajya hitwa Bunju mu nkengero z'umujyi wa Dar es Salaam agura ahantu hanini biteganya kuzubaka amahoteli. Baravuga ati hari umunyamakuru witwa Sareyari yaravuze ngo mubayobozi Simba bose b'umumaro Hassan Darari ni utasibagirana ubu baracyahafite Musa siyose mo yubatse ibibuga bibiri hari ikibuga cya synthetique cy'imyitozo akaba n'icyubatse busanzwe ariko ubutaka ni bunini haracyari n'ahandi kubaka amahoteli kubaka stade nini ya Simba birashoboka. Nicyo kintu niho amafaranga yashyize yaguzeho kwe kuba ngorero ko iyo mvuze uyu munsi uvuze ngo ugiye kubaka mu Bugesera guza ahantu hanini hectare 2 cyangwa 3 hanini cyane. Icyambere ngo tugiye kubanza kubaka amahoteli ikibuga cy'imyitozo cya synthetique amahoteli bya stade ni buhoro ariko nibwo buzima bwa Rayon Sport bw'imyaka yose. None se ubure wenda kubwe ngo muvunyi yafasha aba bagabo ifite quartier yose
amaze akodesha amahoteli amaze akodeshwa Amaze ageretse. ifite ibintu byinshi byose uretse bibaho. amasitade Begeranya amahoteli amafaranga buri amashuri kwezi. amasupermarishe bafite ibintu ibyo byinshi bintu byinjiza amafaranga abazungu bivunika nta nubwo bakeneye kugura leta ifite ubushobozi bwo kwegera leta ikabwira dore umushinga dufite bakabaha ubutaka bifuza yego ari ibintu ndabikubwiye ndabizi ko bishoboka harya munyibutse perezida kagame ntiyigeze kuvuga ntiyemere ikibanza cyo kubaka stade kose ntugeze kubona wa mujene ahubwo kugikurikirana niyo cyaraniranye wa mujene wundi ufite mu bigogwe hano hamwe ntubyibuze bahamwe kubera umushinga ibi rwose yagira bwe RDB iramubwira ati ubwo yes. ntahawe ngabo karegera batukomezanya yego wenda kubwira ngo bakimara kuba kuko umuvunyi niwe ufite nomero ya mbere niwe wiyandikishije mbere amaze kwishyura akabona birakunze amafaranga agiye kuri banki yahise afata abagabo arabajyana avuga ati mumwe kugeza mu gitondo icyo mushaka kuko ubu niyo twagenda niyo twava muri inzozi z'umureyo reka mbere ku rugero Eh. twarimo tuvuga abashaka kuyobora ferwafa yego hano tukavuga tuti bya bintu byo urabona n'uyu nakomeje kuba executive w'akarere ka Nyamagabe ngo yabaye muri ferwafa twamaze kurenga ibyo bintu bamaze kure ababireba na Rayon Sport byarenze ibyo niyo ngo ngewe narayiyoboye n'ubu nagaruka nkurikije uwo mushinga cyane rwose erega narayiyoboye kera oya ibyo nibyo impitagiye kuvuga ngo wabaye muri ferwafa n'iki ngo uragaruka ferwafa bashaka iyo barashaka irenze Rayon Sport rero y'icyitegererezo Rayon Sport y'igihe kirekire n'igihe kiza cy'imyaka uko twagira ngo mu Rwanda twatekerezaga vision 2020 tukiha icyerekezo cy'igihugu imyaka 20 ubu turi 2050 nibyo 50 hongeyeho 30 bongeyeho Hano muri 30 bibiri yo 20 2020 hajyaho 30 kugera 50 ubu Rayon Sport impamvu tubivuga ibyo birashoboka ko abantu babihagurukira vuba babihagurukiye yego bakiyandikisha vuba umurebe witwa Jean Paul w'Intarama amaye message hano turakoze Nsengimana Jean Pierre kwiyandikisha muri Rayon Sport intambwe ikurikirana kwiyandikisha nk'umunyamuryango no kwishyura amafaranga y'ubunyamuryango angana n'ibihumbi 30 ubu birakunda sabona system Kazungu 702 ikirimo hano ufite amafaranga muri telefoni ye yaba Airtel cyangwa MTN byose birakunda agera kuri 30 Airtel cyangwa MTN ubu mureya hari kuko nanjye nabikoreye kuri Airtel birakunda yego cyane birakunda kode ni imwe akanyenyeri ubu umureye wese ahari ubavuye muri za nzozi zitabagaho zo gufata umuntu akajya muri siberi akashushanya stade kahariya ari ikitiriro nta n'igiceri ubanje mu bintu biri riyo nzabubakira stade mu bintu biri riyo ntabwo mbyumvise ngo kuri siberi wajyaga kujya muri siberi ukashushanya stade ukaza ukayandikaho gikundiro ukaza ukayereka abantu nta n'ikibanza ufite umuntu wa mbere muri iyo nama wayamanitse agahita yiyandikisha yitwa Munyakazi Sadat aha rero ni yego Munyakazi Sadat hano indabyo zihabwa abantu bacana yabate ndemeye ndanishyuye nacyo ndenza ubu none wanyemerera nkita Paul Muvunyi umubyeyi w'ikipe ku mushinga asize ubu none wabyemera ibyo mubwira urabona Florentino Perez muri Real Madrid ni umubyeyi wa Real akwiriye stati igihe cya Paul Muvunyi umwana uzavuka n'aho azavuka ari umureyo byibuze abasigiye umushinga w'igihe kirekire barabivuze hano Kazungu w'igihe kirekire bambwira umureyo ushaka induru zaravuze wayubuye reyo abantu batabyumva inzozi z'abarezi dore zishingiye kuri bino ahantu harimo Beneri sibyo erega Beneri ahantu yaje urumva ko nta kintu cya blague kiba kiri abantu leta blague birimo narabivuze hano ko abantu barwanya uyu mushinga ari abafitemo inyungu zabo batazibona uzi inyungu zabo n'ibya bindi inyungu zabo ntabwo Beneri ari kuza n'ibiza bizanyera imina nimba umwanya hazaza abandi ndashakamo akazi nibyo ugomba kubikora ndashakamo akazi ndashaka kugira gutya n'ibyo ariko umuntu we nibyo Muvunyi yasabye Rwagacondo na Abdallah mwirengagize amagambo yose mwihangane mukore uko ibintu twihaye intego tutabikora iyi nzego z'igihugu twemereye ko tuje kugira guha umurongo ikipe nabo bazaducishamo ijisho urumva ubu uyu munsi we baravuga bati ahwi abafana batiyandikisha nta kazi dushaka muri reyo akazi twagahaye
Olivier hari kampani yatsindiye yatanzwe na Beneri ifite ubwo bunararibonye bwo kujera amafaranga ameza atanzwe muri ubwo buryo sibyo yizewe ifite ibigo bya Beneri igomba gukora ako kazi urumva hari abakozi ba Rayon Sport hari project manager Olivier ubu abantu bashatse bajya bakwegama ibyo rero niyo bagenda birasobanutse mu nama bemeje ko bazajya batanga raporo muri board ndetse iyo raporo ubwe na komite executive ibintu bya rero bigiye koroha cyane byoroshye mashine zagiye zerimina abantu hari nazira zakwiho abakonvayeri uyu mushinga rero nawo ni uburyo ugiye kwikora bitari bya bindi cyagihiriri cyabiyamamaza n'iki nta nicyo baje gukora ahubwo mbonye impamvu bazabasha kuvuga ngo na perezida aravaho hajyaho CEO hajyaho CEO yego CEO hajyaho board y'abahanga gukurikirana hari umukozi uhembwa yaba umunyarwanda yaba umunyamahanga ibya rero bizabyikora kuko amafaranga afite cyane magnifique nashaka ko leta yitore ivuye muri analog igiye muri digital ivuye muri analog igiye muri digital iyi ni digital yuzuye ubu nibwo igiye noneho mu murongo wavuga ngo ni ikipe none igiye kuba mpuzamahanga mu makipe akomeye muri Afurika yego kuko nta nase abakipe afite nk'ibi n'anambe muri Afurika uzasanga ibyo byarananiranye ibi ni ibintu bikomeye cyane achievement ikomeye cyane ariko ubwo ni akazi katangiye ubu Olivier Gakwaya nibwo akazi gatangiye n'abajyanama umuriro ugiye kuvuga ngo uyu mushinga ugomba kureyisisa no gukora nk'umutima kuko rega n'izindi kipe zizabikora ni gute nka Villa binanira Villa Jogo ni gute nka Express binanira uko urumva uko babikoze batyo nabo niyo mwakwiha imyaka 2 kazo muti umufana azajya atanga igihumbi kumara imyaka 2 kuko hari uburyo bashaka kubiganira na babiganira na MTN na Airtel umuntu akaba yemerewe no kuyatanga mu buryo bw'amayinite bakavunjamo amafaranga wabyumvise baba badafite mikoro ati niba nguze igihumbi amayinite ya 2 mujye mutwaraho igihumbi kibi cyane amayinite bakayavunjamo amafaranga kugeza igihumbi 30 bizagera nzabitanga sinzi uko barimo bakarenze abo nizeye babasha kubona kuko hari utayafite ubu ariko avuga ati nimpembwa ukwezi gutaha nzayabona hari umukozi wo mu rugo we ntiyahita atanga 30 icyarimwe nabo barimo cyokora kirimo ashobora ariho option yo gutanga mu bice harimo option yo gutanga mu bice n'icyo mu diaspora umureye uba muri leta zunze ubumwe za Amerika arambaje ati none se umushobora kwishyurira abantu benshi nk'umuryango wose birashoboka ko barashaka kubishyura ntago nabimenye ntago hari details ariko bigomba kuba ku buryo kuko umuntu ufite amadolari 100 n'urugero abasha kwishyura abantu 5 yego ni hafi mu 150 niyo mpamvu mbaza ariko niba nawe washobora kwiyishyurira n'abandi yabishyurira nk'umuryango wose uri hanze wishyura ati uri hanze wishyura ati nicyo ntaramenya bazabi ahubwo n'uwishyuye bwa mbere se yakwishyura bwa kabiri kuko abarebe bari ku isi yose akantu numvise uyu munsi nzi ko hari umukozi wo mu rugo uri hasi 30 niba rero sabwa 30 ari yahembwa ku kwezi kandi wavuga ati genda kwishyura inshuro 3 10 wemeze 3 nzabe ndangije arabana udashaka ideni rero yanakwishyura mu bice akavuga ati ndajya ntanga 6 mu mezi 5 reka tuze dukomeza muri Rayon Sport yavuye muri analog yinjiye muri digital mu buryo bushya cy'amatora arabarebana cyangwa ati amarira ari muri kuvuga iyo nkuru amarira ati Dr. Emerwa Gacondo yaradukurikiye yego kutamushizo yumushyira kuri radio oya ntago yashaka kujya live ariko aratwunganiye Dr. Emerwa Gacondo avuze ati aba diaspora hagiye kujyaho uburyo birimo burigwa uko bazajya bishyura na Visa card na Master card ku buryo aho bari nabo bizabona aho hari ikintu ushaka akazu azaza Rayon Sport bivuze ngo hari ikindi cyagihiriri bya bintu bishyuha ngo amatora agiye kuba abara mu bubari uravuga na babandi baza bashaka gutwara amafaranga akenewe komite yahuye ukabura igisubizo ariko wavanje yahuye umushinga komite yahuye ngo ikora iki kuri icyo inama zikaba nyinshi Martin Rutagambwa aranditse
ngo biremewe kwandikisha famiye nanjye nishyuriye abana banjye bane ibihumbi 120 ubwo izayivunja muri cyangwa yishyura 50 niwe n'abana bane uzi ko ari umubare ugiye kuzura neza vuba ibyo kintu tutagitekerezaga twabaraga umuntu umwe tubare ku ariko muryango umuvunyi agomba kwishyura n'umuryango we wose ubwo gisubizanye n'abandi bakunzi bari kubaza akazuba n'abahungu be bari ku ishuri yego niba bari ku ishuri niba bakora muri Amerika sinzi barakuze gusa ngo ikidakunda ni ugukoresha nomero imwe ubwo bagomba gukoresha nomero zabo wowe amafaranga bagakoresha nomero zabo none se ushaka kugura imigabane myinshi ari umwe oya ntabwo ari imigabane by'imigabane n'ibiraza ni ukuvuga ubu aba bantu abareye nibamara kwiyandikisha b'ibihumbi 30 bazaba bafite ubushobozi bwo kuvuga bati noneho reyo dufite miliyari 20 zihwanye n'imigabane 50%. none munyenye haza undi mukire agura 50% isigaye none munyenye mfite abatunze telefone banganiye hari umurezi udatunze telefone reka wibuke ko hari ubutanga 30 adafite telefone wibuke na dutelefone duto turaha abanyarwanda batunze internet n'ibitende na smartphone Abdul Kumuringa ati nibashyire imigabane nguremo 50 Abdul ati ndagura 50 ibanza ari ababanza biyandikishe ameshatu Abdul agomba kwitarekura hari ariko kuri 30 niho kuzimya buji ati tubyakunze gutiyandikisha muri vewiti ye ukishyura abantu nka 30 amenye vewiti yaguze kare Abdul uzi vewiti alimentation niyo mubyeyi ariko ayitwaye igihe kinini ayitwaye igihe urabizi se ko yasigaye agenda ariko igomba kuba imubereye byaratinze ahubwo Mama Muringa yatinze kuyimuha aravuze ati ahubwo byakunze gihe nkireho kondesha n'imbaraga z'umubiri vewiti birajyanira rwose ifati ntabwo imubereye rava yarafitaga imubereye ubwo mise numva ko bigiye koroha kwihuta ahubwo kwihuta niba ni urugero Abduru yarambwiye ati hari abana bafana Rayon hariya n'ababishyurira ahubwo bacuruza mituyu hariya arabaha 30 bishyire ku matelefone yabo n'ubundi ko bafite nomero ubwo nicyo kintu Abdul yakora ubu hari abagomba kwishyura 30 kare uzi ko ariko buryo ushobora kuza abafana miliyoni mu gihe gito cyane abafite ubushobozi yishyurira abana yishyurira bari umunabe badafite ubushobozi hari umukire uzaza afate bariya bahuriga bose bariya bogeza abaguri mwese muze ahubwo nibwo buryo bwizewe none uvuga ngo nteye inkunga Reyo Prosper n'abashyira ku rutonde 100 ati munyandikira babahuriga miliyoni 30 zishyira hariya abanejana si miliyoni 30 Prosper azishyira oya ni miliyoni 3 100 kuri 30 abantu 30 miliyoni 3 y'umujana ni miliyoni 3 miliyoni 3 100 10 senanga 10 ni 300 kuri makezi ni make cyane ntabwo bihenze keretse abantu 1000 nibwo ba miliyoni 30 muvunyi ntabwo bakwishyura benshi rero uhera ku bantu 100 uruhuri tubishyura ariko nta nubwo bagomba gutegereza kwishyurwa ayo mafaranga hari uburyo bwo kwishyura bworoshye bwihuse ngenda vuga babandi ni nawe bikomojeho babandi bisiga amarangi bari badafite amafaranga nabo barayafite none se bagira bate kuri stade baba irangi bari iyi ni nguhayire y'ubuzima umugabane wawe uko bategereza ngo kugurirwa oya ntibishoboka hari bizapfa biragoye buri wese agomba kumva ko ari inshingano ze kwigurira imigabane niyo mpamvu babyoroheje bavuga ati n'udafite amafaranga icyarimwe yayishyura mu gihe kirekire ariko mise numva ku bantu bakorera amafaranga b'abakozi mise numva bikorera ku giti cyabo buri mwana wese ufite telefoni wemerewe n'umva urangije sekonderi wemerewe gutunga telefoni wemerewe kuba afite nomero ye ya telefoni imwanditseho kumwishyura 30 akoresha iyo telefoni ye biroroshye ikindi kandi batekereje no ku mufana wa Rayon Sport uri hasi wo mu turere umuhinzi umworozi wa Rayon Sport ukagenda wishyura gake kwikubitiro ntugurishwe kwikubitiro mise nuko kwagiye kuboneka abafana miliyoni mu gihe gitoya babo baraboneka Sadat arishyurira urugero umuryango we abanya kumudamu ko n'umupira n'abana ajya bazana ku stade bagafata Skype Sadati n'ushaka nyinyi ngo gatatu Sadati ntakeneye kwishyura umuryango we ufite ubushobozi bwo kwishyurira buri umwe ari uwa buri 30 ari uwo kwa Sadati
ibyo byose afite agomba kubikora na bakuresa biriya watubwiraga Karenzi urabizi ko bakuresa nyirazamu umuntu wese uba mu muryango we wese ubu ahembwa n'udafite isano rya isano na bakuresa wese ku kwezi